Ngoroba mwiza nshuti bakunzi bacu cyose mwanya mu Iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'umwembe ikirere Meteo Rwanda iyo gikuye bagezaho nitwa Umuhoza Janet. Uyu munsi tujye kurebera hamwe uko ikirere kibe cyifashe mu Rwanda uyu munsi, uko kizaba cyifashe umunsi w'ejo ndetse n'uko kizaba cyifashe muri iyi minsi 5 izaza. Uyu munsi haramutse harangwa n'ibihe by'ibicu byiganje, ariko ibyo bicu bikaba nta mvura byatanze masaha ya mugitondo mu gihugu hose. Ku masaha yo ku gicamunsi twagiye tubona imvura nkeya cyane cyane mu bice by'amajyepfo y'uburengerazuba, ariko yagirwa hamwe na hamwe ntiyaguye hose. Naho umunsi w'ejo hateganyijwe kuzaramuka harirangwa n'ibihe by'ibihu, ariko bizagenda bicya tugende tugira umunsi w'umucyo. Nkuko twabivuze rero masaha ya mugitondo mu majyepfo bazaramuka bafite ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mugitondo. Mu burengerazuba naho bazaramuka bafite ibicu byiganje, ariko nabo bikaba nta mvura bizatanga mu masaha ya mugitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 11 mu karere ka Nyabihu, naho abandi bazaba ari hagati ya degrees Celsius 11 na degrees Celsius 16. Tugiye mu majyaruguru ntaho bazaramuka barangwa n'ibihe by'ibicu byiganje, ariko nabo ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga mu masaha ya mugitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi mu majyaruguru kizajya kuri degrees Celsius 12 mu karere ka Burera. Abandi bazaba ari hagati ya degrees Celsius 12 na degrees Celsius 16. Iburasirazuba ntabazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje nabo bidatanga imvura mu masaha ya mugitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 15, naho abandi bazaba ari kuri degrees Celsius 16 na degrees Celsius 17. Mujyi wa Kigali ntatwe tuzabyuka dufite ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mugitondo, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 17. Ku masaha yo ku gicamunsi rero mu majyepfo harateganywa kuzarangwa n'ibihe by'imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 27 kizagaragara i Huye ndetse na Nyanza. Mu burengerazuba n'abazarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 27 kizagaragara mu karere ka Rusizi. Mu majyaruguru n'abazarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 25 kizagaragara mu karere ka Rulindo. Iburasirazuba n'abazarangwa n'ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 29 mu karere ka Nyagatare. Mujyi wa Kigali natwe tuzabona ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 28. Turebeye hamwe uko ikirere kizaba cyifashe muri iyi minsi 5 izaza, ni ukuvuga kuva ku itariki 26 kugeza ku itariki 31 muri rusange hazarangwa n'ibihe by'umucyo. Hazagenda hanyuramo imvura, ariko imvura itazagaragara ahenshi. Hateganyijwe kuzagira amahirwe menshi yo kubona imvura ni mu karere ko mu turere two mu burengerazuba, no bateganyijwe kubona imvura cyane cyane ku itariki 28 kugeza ku itariki 31. Naho indi minsi izarangwa n'ibihe by'umucyo, ariko hagenda haboneka imvura izagaragara mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu. Naho umunsi w'ejo izuba rizarasa saa 12:02 za mu gitondo rirenge saa 12:24 za nimugoroba. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.